Imana iri kuganira na Kayini wagira ngo iri kunegosiya nawe. Iryo niyo somo rya mbere ngiye nkura muri iri jambo. Irindi rikurikira mu kiganiro haravugwamo murumuna, umuvandimwe wande wa Kayini. Ikintu kizanye Imana muri kino kiganiro ije kubaza Kayini ngo umuvandimwe wawe ari hehe? Imibanire yacu mu buvandimwe, niba twiyemeje kubaho kubana kivandimwe, mu mibanire yacu Imana iradukurikirana. Iradukurikirana. Mu gihe rero umuvandimwe wanjye ahungabanye, noneho byongeye nkaba mbifitemo uruhare, Imana iraza. Byanze bikunze Imana igomba ibyinjiramo, kandi iza kubaza. Iramubaje rero ngo mbere yuko wenda Kayini akora ariya marorerwa, Imana yabanje kumubona, ibona umutima mubi afite, kandi awufitiye nde? Awufitiye umuvandimwe we. Imana iza kumubaza no kumuburira. Iza kumubaza no kumuburira. Ubuvandimwe buzana Imana, byanze bikunze turaza kubibona. None iza no gutanga inama. Iza gutanga inama kubera ikintu ibona gishobora kuba kibi kuri Kayini n'umuvandimwe we. Wowe se nugenza neza ntuzashimwa, ariko nutagenza neza, nutagenza neza, itonde, kuko icyaha kibunze imbere y'irebe, icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire. Nutagira gute? Nutagenza neza. Imana yongeraho ngo ariko wowe ugomba kukirusha iki? Amaboko. Ni amahitamo rero. Imana yamuhaye amahitamo. Mukomeze kugerageza kumva iri jambo. Mu kiganiro cyacu rero nkuko natangiye mbivuga, tugerageze kumva uburemere, wenda kurusha uko twabyumvaga, uburemere bw'ubuvandimwe. Mu Ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 17, naho Yesu yahuye n'umuntu w'umusore, aramubwira ngo ngwino ujye kunkiranura n'umuvandimwe, umuvandimwe wanjye. Yesu ntabwo yashatse kujya muri ibyo bintu. Bivuga ko ugushaka kw'Imana ni uko hadakwiye kuba icyuho hagati y'umuntu n'umuvandimwe we cyatuma hinjiramo abandi bantu. Ubundi abavandimwe bagombye koroherana, mbese muri make. Natwe rero muri famiye yacu, umukristu nyawe, wenda mwanya nk'uyu n'umwanya wo kongera kwibukiranya ukuntu ubundi byagenze bite, kugira ngo twibone aha hantu bamugane bajye bakoresha iyo mvugo.
byagenze bite ngo twibona aha hantu. Ibyo ni amateka y'iyi famiye. Myaka nyine igiye kuba 3 tuvurira hamwe, abantu bamwe bagenda bazamo, n'ubu baracyaza kugira ngo famiye ntiruzura. Ariko iyo witegereje ubona hari ukuntu baya ntabwo abantu bashobora guhurira ahantu bahujwe n'ikintu cyiza kizagirira akamaro buri wese bidakozwe na Roho Mutagatifu. Ntabwo bishoboka. Burya igihe uzabona abantu bahuye bagahurira hamwe bahujwe n'icyiza, nta kindi kibi kibyihishe inyuma, hazaba harimo ikiganza cya Roho Mutagatifu. Twagombye rero kumenyana bitarangiriye gusa mu mazina, ariko no kumenya abo turi bo, kumenya impamvu ndaha hantu, kumenya impamvu ndi muri iyi groupe, kumenya impamvu nicaranye na Claude na Jean Paul, kumenya impamvu, kugerageza kubyumva. Kugera ku rwego nshobora kubisobanura umuntu wabimbaza. Kwa kundi nyine Mutagatifu Petero avuga ngo muhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzababaza ku bijyanye n'ukwemera kwanyu cyangwa se n'amizero yanyu. Baruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 15. Twirebere rero ubuvandimwe. Ubuvandimwe ni iki? Ubuvandimwe ni iki? Cyambere duhere kuri iyo nyito ubuvandimwe. Ubuvandimwe burimo amagambo atatu. Kuva inda imwe. Sibyo ra? Kuva inda imwe. Guturuka cyangwa se guturuka, gukomoka. Kuva ari ikindi wenda byavuga tubyumve ko guturuka cyangwa se gukomoka ahantu hamwe. Ubu umuvandimwe wawe nubwo umwe ari Igihara, undi akaba ari Butare, undi akaba ari mu Bufaransa, undi akaba ari Kibungo, muri uwo mwanya mukaba mutari kumwe, ariko hari ahantu muturuka ni hamwe. Aho umwe yaturutse ni naho undi yagize gute? Ni naho undi yaturutse. Hari ahantu hamwe mwabaye mwembi. Hari ahantu hamwe mwabaye mwembi. Hari ahantu hamwe mwabaye mwembi. Akenshi rero iyo tugerageje kumva ubuvandimwe, abenshi hari igihe tugarukira kubo tuvukana, kwa papa no kwa mama. Twese mama wadutwise n'umwe, tukashaka kubigarukiriza aho ngaho. Nibyo nabyo ntabwo ari bibi, ariko tuze kumva no ubuvandimwe mu myumvire migari tugeze ahantu kure, mbere yuko mama ansama akantwita. Mbere yaho, imyaka ntazi mbere yaho,
buriya nturuka mu gitekerezo cy'Imana. Murabizi, murabyemera? Nturuka mu gitekerezo cy'Imana. Nize kumva ikiganiro kuri radio cyavugaga n'umuyisilamu, avuga ka ibintu by'abayisilamu ntabwo mbizi, nubwo byinshi mbyemera nkabo, ariko hari akantu yavuze ngo kanditse muri bya bitabo byabo, numva karakomeye, numva gashobora kuba ari ukuri. Ngo abisilamu bigishwa ko ngo mbere y'uko usamwa ngo Imana yagutekereje imyaka 40 mbere y'uko usamwa. 40 mbere y'uko usamwa ngo Imana ngo yagutekereje imyaka 40. Ikintu numva kirakomeye. Ariko ngarutse mu ivanjiri tanga ahubwo imyaka 40 ni mikeya. Ngiye ndeba abandi bantu bavugwa mu bitabo bitagatifu, Imana yagiye itegura kubera ikintu, kubera ubutumwa bazakora. Ni murebe Bikira Mariya wavuzwe na Izayi muhanuzi ko azasama akabyara Yesu. Umuhanuzi Izayi yabayeho imyaka 700 imbere y'ivuka rya Yesu. Tekereza ko Imana kuva icyo gihe tekerezaga Bikira Mariya. Kiliziya twigisha ko rero ahubwo Imana yatekereje Bikira Mariya Eva akimara gucumura muri Edeni. Tekereza undi muntu wazabaho akayifasha kugera ku ntego Eva atakarije mu nzira. Murabyumva? Aho hantu rero niho duturuka, mu gitekerezo cy'Imana. Ni ahantu hamwe rero. Niyo mpamvu turi abavandimwe. Ubuvandimwe ni isano idasibangana kandi tudashobora kuvuguruza. Hari ibintu burya twahindura, imyenda twambaye siyo tuzaba twambaye ejo, ibiryo twariye si ibyo twariye ejo, ahantu ndi siho narinde ejo. Ariko hari ikintu utahindura, nugerageza no kukiyibagiza uzajya uhura nacyo ahandi hantu byanze bikunze. Icyo kintu cyitwa ubuvandimwe. Ubuvandimwe ni impano, si amahitamo. Ku buvandimwe nta shobora dufite. Ntabwo Imana yigeze kubaza ngo ushaka kuvukana nande, si byo se? Ni ikintu Imana ikugenera wowe ubwawe ukaba uwo kucyakira gusa. Umuvandimwe wawe atandukanye n'uwo wakwita inshuti yawe. Biratandukanye, kuko inshuti uyihitamo wowe, si byo? Dushobora kumenyana, nkareba nkavugana, ariko Claude mbona yambere inshuti. Ibyo ni amahitamo yanjye. Uko rero mpisemo ko Claude ari inshuti yanjye, mfite uburenganzira ko igihe kimwe kizagera ubucuti bwanjye na Claude nkabusoza, nkamushyira ku ruhande, nkafata indi nshuti. Ariko umuvandimwe ntibishoboka. Azahora ari umuvandimwe wawe, wabishaka utabishaka, wabyemera utabyemera, byagushimisha bitagushimisha. Umuvandimwe ni impano. Ubuvandimwe ni imibereho, tubwumve none nk'imibereho isangiwe kandi ihesha ishema buri wese.
ubuvandimwe ni ibyishimo n'umuti wo kutaba nyamwigendaho. Mu bihe turimo, mu bihe byacu hano, hari ukuntu isi igenda itugira abanyamwigendaho. Murabibona? Hari ukuntu isi igenda igushyira ahantu ku buryo abandi bantu wababuriye umwanya cyangwa se nabo bakuburiye umwanya. Kugera aho wumva umuntu aba ari mu nzira, mukaba mushobora guhura ntakubone. Urumva? Kandi mwahuye kandi muziranye ntakubone. Kugeraho umuntu aca ku nzira itaha akayirenga. Mujya mubyumva? Kugera aho umuntu abana nawe, abana n'ibimurimo gusa, bene ibyo ngo ni imwe mu mpamvu zituma abantu zigenda zongera kwiyahura. Uri wenyine nyine, nuko isi irimo itugira rero. Ubuvandimwe rero ni umuti wo kuba nyamwigendaho. ngo muntu ntiyaremewe kubaho wenyine. Kenshi turyumva muri sanse, iri jambo ryo mu ntangiriro turyumva muri sanse y'umugabo n'umugore, ariko ntabwo rero bigarukira gusa. Reka tuvuge ibintu bitabaho cyangwa tubyite ko bidashoboka. Twicaye hano, sibyo?